Amen. Kiranga umugabo ni ugushimisha abana n'umugore. Amen. Cyo nicyo kiranga umugabo. Yego. Cyo kigira umugabo nyamugabo kuba umugabo. Nta mugabo n'uyu numwe wishimira kubona urugo rwe rumeze nabi, ahubwo yishimira kubona urugo rwe rwishimye. Cyo nicyo kiranga umugabo nyamugabo. Nanjye ndabyishimira. Ariko uzi ikintu kiryoha kuba uvuye mu materaniro cyangwa se uvuye nk'ahantu mu bukuri kumwe na sheri wawe, umutwaje akabaga cyangwa se uteruye umwana, ibyo bintu bizazengeza abadayimoni. Haleluya. Ariko Imana yajyaga ibimbwira, ariko Mana ndagushima. Ndashima Imana. Imana yajyaga ibimbwira nkumva n'inzozi. Ariko Imana yajyaga ibimbwira, ariko Mana ndagushima. Ndashima Imana. Imana yajyaga ibimbwira nkumva n'inzozi. Njyewe Manuel wari Marine. Manuel wari Marine. Manuel wararaga ku muhanda. Hagana he Marine? Manuel waryaga imisigi abakire basigaje, irimo kirida, irimo pepeje nike. Iyi saha ndimo ndavuga gukomera kwa Kristo. Ugiye gukora ubukwe? Ngiye gukora ubukwe. Wari Marine. Manuel wararaga muri rigoro ubundi kurara mu nzu. Amen. Ariko Yesu, na Imana itagukura nani itakugeza. Nari Marine hehe, nago nari Marine kure na yandi Marine ku Gisozi. Ndagira nkubwira ngaho wasabeye ni Imana igutabarira. Aho waburi agaciro ni Imana iguhera agaciro. Yego. Aho waburi iburyo ni Imana iguhera uburyo. Komera ushikame. Witeka Imana iri kumwe na. Bibiliya iravuze ngo iki Imana yanditse. Yaracyanditse. Iyo usomye Yohana, ubutumwa ari bwiza nkuko bwanditswe na Yohana, ibice 19:22, hari ijambo rivuga ngo nuko Pirata arabasubiza ngicyo nanditse. Naracyanditse. Buretse kwigirira nabi, Imana igufiteho umugambi. Amen. Imana iragukunda. Amen. Buretse hari Imana yavuganye nawe. Tegereza gatoya. Imana igiye kugisohoza. Imana bamere umugesha ninjiye mu gihe cyo kubwiriza kandi turanasengera ubwoko bw'Imana. Nacyo naho tugiye kwinjiramo n'ubundi icyo kirere uri mu kigumemo. Imana ishimwe cyane. Ubundi ikiranga umunyamasengesho nuko iyo asenze ahishurirwa. Amen. Kandi reka nkubwire, iyo umuntu yegereye Imana asa nk'Imana, nkunda igihugu cyacu kuko igihugu cyacu ni umubyeyi. Ni umubyeyi. Na mama wamzaye ni umubyeyi. Yego. N'igihugu cyanjye ni umubyeyi. Ndagikunda. Ndagikunda nuko nkunda Imana. Havuyeho Imana nkunda igihugu nkakunda n'ababyeyi. Amen. Ngo bagenda bavuga ngo dore umwami akunze kubaha. Isi yose irabimenya. Nagira ngo mbwira ngo ikibazo wari urimo, Imana igutabaye cyari kukwica cyari cyamaze kukugeraho. Icyari kukwica cyari cyabonetse. Imana iragutabaye kandi mu kugutabara birahindutse, iragutambagije, barabimenye, bameze nk'indagara ziri mu mazi, igutabariye aho wasebeye. Umva aho ngendeye ngo uyu mwami ngakimara kubibona ngataha afite agahinda. Ngakimara gutaha afite agahinda, ngasanga umugore we Tereshi ndetse n'inshuti z'umugore we ngazisanga mu rugo, ngazitekerereza ibya Morodekayi, Mana Domene Stifo. Ngakimara kubatekereza ibya Morodekayi ngo umugore aramuga ngo ko numva utangiye gucogorora uwo muntu, nimba ari umuyuda no kumugwa imbere uzagumugwa imbere. Reka nkubwire, hari ibintu byari bikwasamiye, hari ibintu byaguhigaga. Imana ivuganye nanjye uyu mwaka bigiye kukugwa imbere. Ibyo wabonaga ari imisozi bigiye kukugwa imbere, ibyo wabonaga biremereye, ibyo wabonaga ukabona nanzira bikuguye imbere, kuko Imana yambwiye ngo bigiye guhinduka, si bya bindi. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom. Yes, inshuti bakunzi ba Gahunda Studio TV na Tangara TV, turabasuje mu izina rya Yesu, ni mugira amahoro. Nk'uko muri kubireba imbere za kamera za Gahunda Studio TV, turi kumwe na wa musore uvuga ijambo ry'Imana, umuhanuzi, umwe mu batoranyijwe kugira ngo avuge iby'ubwami bw'Imana. Reka tumwakire ntabatindiye. Tugaye ikaze kuri kamera za Gahunda Studio TV. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Mwene so muri Kristo Yesu. Nongeye kugaruka. Yego. Amazina ni yayandi, ni Emmanuel Hashakimana cyangwa se Munezero. Yego. Imana yongeye kubyishimira. Hari n'irindi ry'ubuhanuzi. Gikompura. Gikompura cyangwa se Munezero. Twe turi abasirikare, turi ibibombe byo mu mwuka. Haleluya. Gikompura, turi ibibombe byo mu mwuka. Twarahamagawe, tumaze guhamagarwa, turatoranwa, tumaze gutoranwa, Imana iratwemera. Ntago twirata, ahubwo turata Kristo uri mu gihugu cyo mu ijuru. Amen. Hanyuma Imana ibamere umugisha rero. Ko twari twarakubuza umaze iminsi uherereye mu biki, ugiye hehe? Maze iminsi ndi mu bihe byo gutegura ibintu bijyanye n'ubukwe. Yego. Ndumva
ejo nibwo navuye kwandikisha ikintu kijyanye n'urukiko ya donc uyu munsi mu gitondo nibwo nagiye kwandikisha ikintu kijyanye n'urukiko mu kuva kucyandikisha urukiko nibwo nahise mbahamagara turaza turahura mpamvu nari mvuze ejo numvaga yuko nyine ari ejo nagiyeyo bitewe n'ahantu amasaha ageze mu nyihanganire rero urumva mbigeze kure bene data ndimo ndategura kuza nanjye kwiyadabota bivuze ngo save the date turayibona vuba hayi cyane umushera arahari ni ukuvuga ngo urateganya gusohora save the date ryari ni ukuvuga ngo urukiko rwaduhaye kuzadusezeranya mu kwa 8 yego kubera ko uku kwa 6 kwaruzuye ndetse no kwa 7 kwaruzuye urumva nyuma y'urukiko rero turahita dusohora save the date murabibona vuba ibyo twari duhugiyemo ariko bidakura yuko tutari turi mu bihe byo gusenga n'ubundi twari turimo turasabana n'Imana amavuta none hagiye kuba amavuta cyane ujye ubwiriza kumwe na sheri cyane haleluya bari ikintu cyambere kiryoha ni ukugenda uri kumwe n'agapome kawe kuri kw'Imana nimba hari ikintu cyambere kiryoha buri kiranga umugabo yego ikiranga umugabo nuko yitangira urugo rwe amen ikiranga umugabo ni ugushimisha abana n'umugore amen cyo nicyo kiranga umugabo yego cyo kigira umugabo nyamugabo kuba umugabo nta mugabo n'uyu numwe wishimira kubona urugo rwe rumeze nabi ahubwo yishimira kubona urugo rwe rwishimye cyo nicyo kiranga umugabo nyamugabo nanjye ndabyishimira ariko uzi ikintu kiryoha kuba uvuye mu materaniro cyangwa se uvuye nk'ahantu mu bukuri kumwe na sheri wawe umutwaje akabaga cyangwa se uteruye umwana ibyo bintu bizazengeza abadayimoni haleluya ariko Imana yajyaga ibimbwira ariko Mana ndagushima ndashima Imana yajyaga ibimbwira nkumva n'inzozi njyewe Manuel wari marine Manuel wari marine Manuel wararaga ku muhanda hagana he marine Manuel waryaga imisigi abakire basigaje irimo kirida irimo pepeyejenike iyi saha ndimo ndavuga gukomera kwa Kristo ugiye gukora ubukwe ngiye gukora ubu wari marine Manuel wararaga muri rigoro ubundi kurara mu nzu amen ariko Yesu na Imana itagukora nta ntakugeza nari marine hehe nago nari marine kure na yandi marine ku Gisozi ndagira nkubwire ngaho wasabeye ni Imana igutabarira aho waburi agaciro ni Imana iguhera agaciro yego aho waburi iburyo ni Imana iguhera uburyo komera ushikame witeka Imana iri kumwe na Bibiliya yavuze ngo iki Imana yanditse yaracyanditse iyo usomye Yohana ubutumwa ari bwiza nkuko bwanditswe na Yohana ibice 19:22 hari ijambo rivuga ngo nuko Pilato arabasubiza ngicyo nanditse naracyanditse buretse kwigirira nabi Imana igufiteho umugambi amen Imana iragukunda amen buretse hari Imana yavuganye nawe tegereza gatoya Imana igiye kugisohoza Imana bamere umugesha ninjiye mu gihe cyo kubwiriza kandi turanasengera ubwoko bw'Imana nacyo naho tugiye kwinjiramo n'ubundi icyo kirere uri mu kigumemo Imana ishimwe cyane ubundi ikiranga umunyamasengesho nuko iyo asenze ahishurirwa amen kandi reka nkubwire iyo umuntu yegereye Imana asa nk'Imana nkunda igihugu cyacu kuko igihugu cyacu ni umubyeyi ni umubyeyi na mama wamzaye ni umubyeyi yego n'igihugu cyanjye ni umubyeyi ndagikunda nkuko nkunda Imana havuyeho Imana nkunda igihugu nkakunda n'ababyeyi amen nukuri ukuvuga ngo igihugu nicyo ukunda kurusha ababyeyi Mana y'isi n'ijuru ababyeyi batambuka bakansiga mu gihugu ariko ndabakunda impamvu nkunda ababyeyi banje nkunda igihugu nkakunda ababyeyi kwa ko buriya mama wanje na ambasaderi ahagararira ijuru ku isi kandi nakubyariye mu gihugu nyambyariye mu gihugu igihugu kitabaho ntabwo ari kubaho cyangwa nawe ubeho aho warangije kwisubiza kandi wasubije amen reka dukomeze rero twinjire mu mwanya w'ijambo ndetse tugire byinshi kuko urabizi hari ukuntu Imana igibana nawe uyu munsi ni iki yashyize muri wowe dusubije amaso inyuma atangira dusenga yitwa Zamayibo hanyuma ugakomerezaho dusubije amaso inyuma tutagira icyo kurya dusubije amaso inyuma twambaye ubusa ariko Mana we waraturengeye uwari kukwereka Manuel wa kera yambaye amakote yacitse uwakwereka Manuel wa kera arimo arasanga uwakwereka Manuel wa kera yambaye amakabutura adaheruka gufura amaze ukwezi ataroga uwakwereka Manuel wa kera wararwaye amaga ntiwabona Manuel w'uyu munsi
turashima Imana ijya ihindura amateka amen. kandi iyo Imana ije kugutabara ntawe ituma iriyizira Imana iriyizira mu kibazo. ni Imana itajya ikina amajonjora, ni Imana ikina finali. Haleluya. Ndumva hari abantu Imana ije gukina finali ku buzima bwabo. Amen. Reka nkubwire impamvu Imana ikina finali. Iyo usomye igitabo cya Daniyeli ibice 3 Pelasti for the Wasmana Domain umurongo wa 16 na 17 hari ijambo rivuga ngo nahitadukiza yabasha kudukiza amaboko yawe umwami Nebukadinezeri ariko nahitadukiza. Abasore barahamye ngo bamaze guhamya Imana Bibiliya ivuze ikintu gikomeye ngo Imana irabareka babaterera mu itanura ry'umuriro, ngo bakigera mu itanura ry'umuriro Imana yigaragariza mu itanura ry'umuriro. Imana yakagombye kuba yaragaragaye iyo barimo baracocoranya n'umwami Nebukadinezeri, ariko ko yakidakina amajonjoro yaje gukina finali. Imana izikine finali ku kibazo cyawe, Imana izikine finali ku buzima bwawe. Penalty for the what. Reka twisomere ijambo ry'Imana. Imana iduhumugisha, Mana nziza, Amen. Imana yera, Imana ikomeye, turagushimye turaguhimbaje muri ibyo yuzuye mwuka wera muri bya 62 igitero cya 3 aravuze ngo ndetse ari umwana mutoya penefo mana zenimanga yasika tutaya binifo before dry zenimanga tutaya binifo mando yasika mandiko siko before dry binifo nedrome mana aravuze ngo n'umwana mutoya uzi kugusenga, aravuze ngo ntago azagira ubwoba ahubwo azafashwa no gusenga. Bishatse kuvuga ngo gusenga nta byakabigira kandi nta rwego rubaho umuntu atagukenera. Bana n'intore zawe Mana magaze imbere, bana na buri muntu wese ugutegeye amatwi, igaragariza buri muntu wese kubera ko amasengesho niyo azamuka akagera ahantu utuye, ahantu umuntu atagera, azahatume gusenga, azahatume isengesho, kubera ko amasengesho niyo amanuka agafunga amarembo yafunguwe n'abadayimoni. Sengesho rifunga amarembo y'ikuzimu, kandi ikindi sengesho riraza rigafungura amarembo y'ijuru. Masengesho arazamuka agatumbagira akakugera ku mutima, akagutera guhaguruka ugafungura imiryango wari warateganyije kuzafungura ikindi gihe, ariko isengesho iyo rikugezeho rijya rigutera guhaguruka ugabasha gufungura ayo marembo. Amen. Bana natwe tangirane natwe usozanye natwe kandi ufungura imiryango yabeshi. Amen. Urakoze kubyumvisha ni mu izina ryawe Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riribuze kuboneka muri Esteri ibice 9 turasoma ku murongo wa mbere. Mana rastifosma to rastifo mana zenimanga pelastifo de was domain stasoma mando yasika mandiko siko pifosma mana rastifo ndakumva domain stifosma Mana shimwa urakoze. Esteri ibice 9 murongo wa mbere. Murongo wa mbere. Saje jambo rivuga ngo bigiye guhinduka. Bigiye guhinduka. Nagari bizabindi bari bakuziho. Bigiye guhinduka. Ntago nzi ubuzima uhagazemo, ntago nzi urugamba uri kurwana narwo, ntago nzi ibikurwanya ndetse n'ibikwasamiye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo bigiye guhinduka. Bagiye kubona Imana ikugiriye neza, Imana iguteguriye ameza imbere y'abanzi bawe. Ntago ari wowe uzahora mu buzima bwo kubabara, ntago ari wowe uzahora mu gahinda, ntago ari wowe uzahora muri karane, ntago ari wowe uzahora udakora, ntago ari wowe uzahora urambagizwa n'ushakwe, ntago ari wowe uzahora mu buzima bw'igisuzuguro. Bigiye guhinduka. Mama ntago ari wowe uzahora urwaye, ntago ari wowe uzahora Satani arasa imyambi, ntago ari wowe uzahora utabyara, ntago ari wowe uzahora ubyara ugapfusha. Ntago nzi urugamba uri kurwana narwo, magaza aho kuvuga iki Imana yantumye. Imana yambwiye ngo bigiye guhinduka. Esteri ibice 9 umurongo wa mbere. Abantu munye twihanganire, turi ahantu murabizi tugeze mu bikomeye. Stifosma reka dusome Esteri ibice 9 umurongo wa mbere. Haranditse ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Aderi bita Hadayi, itwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami Esherusi byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda
bibwiraga ko agiye kubagiraho ububasha, ariko muri ako kanya birahinduka. Abayuda bariho bagira ububasha ku banzi babo. yego, nari mvuze ngo tugeze mu bihe bikomeye ubwo abantu batakinyotewe ijambo ry'Imana. murabizi Imana yarambwiye ngo abantu iyo bahekenye igisheke bacira igikatsi bakamira amazi, irambwira ngo ariko iyi inka igeze ku gisheke icira amazi ikamira igikatsi. penalty for the worst. Mana domene ndafashijwe kandi Bibiliya iravuze ngo ku munsi wa 13, ubwo nabivuze iyo mvuze iryo jambo mbabwiye abanyamwuka, Bibiliya iravuze ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 bitahadaye itegeko n'iteka ry'umwami Heserorusi ngo ryendaga gusohoza, ngo niwa munsi Mana domeni zenimanga, ngo niwa munsi abanzi b'Abayuda ngo bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Ingariko muri ako kanya birahinduka. Uyu mwaka wa 2025 ndagira ngo nkubwire ngo bigiye guhinduka. Nyamara kurira kwararira umuntu bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Umuntu wasenze adatungurana. Reka nkubwire wowe unaza amatwi, uzitondera abantu batatu. Kintu cya mbere uzitondera umwana mutoya. Yego, uyu mwana muto uzamwitonde, kuko uyu mwana ejo yakura Imana ikamuhindura amateka akaba umuntu ukomeye. Kabiri, uzitondera umuntu wize. Nyamara uyu muntu wize nubwo nta kazi afite, ejo Imana yamuzamura amashuri yiwe, Imana ikayahesha agaciro, agatsindira isoko runaka akaba umushoramari, cyangwa se agatsindira isoko runaka akaba engineering. Jya witondera umuntu wize, witondera umwana mutoya. Gatatu, uzitondera umuntu usenga. Umuntu usenga mwahura yishwe n'inzara uyu munsi, ejo mugahura atungishije abantu benshi. Umuntu usenga mwahura agenda n'amaguru, ejo mugahura aparitse imodoka. Umuntu usenga iteka n'iteka ajya atungurana. Niyo mpamvu muri ibyo yavuze ngo ntawe usenga kimwe. Ukandagira usenga ntago ajya aho nyura. Aravuga ngo gusenga, Mana ndafashijwe before the worst. Mana domeni for Imana igiye kunkorera ubukwe. amen. Imana yamaye ijambo imiryango itari kuma. Imana yamamagaye iwacu batari kumamagara. Turashima Imana ko ifata n'ibidafatika bihinduramo ibifatika. Imana ikora igito n'ikora igikomeye. Imana ikiza umutwe n'ikiza kanseri. Imana itanga gutwita n'itanga kubyara. Ikora igito, iki gito nibasha gukora igikomeye. Narababwiye ngo ntago Bibiliya ari inyuguti, ahubwo Bibiliya ni igihishwe mu nyuguti. Reka mbabwire, ikikubwira ko umwana ari muzima nuko asonza, hanyuma iyo asonza ararira ukamuhereza ibyo kurya. Ikikubwira ko nanone umuntu usenga, ikikubwira ko ari muzima ahora anyotewe ijambo ry'Imana, ahora ashaka kwegera Imana, ahora ahamagara Imana. Biravuze ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 bitahadaye itegeko n'iteka ry'umwami Heserusi before the worst. Mana domeni for zenimanga ngo ryendaga gusohoza, ngo niwo munsi enedrome mandiko siko zenitaya bini, ngo niwo munsi ngo biga ko bagiye kubagira ububasha. Ariko muri ako kanya birahinduka, hari ibintu bigiye guhinduka ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ibimaze iminsi bihengamye, uyu mwaka Imana igiye kubihengamura. amen. Imana igiye kubihengamura. Nta misozi n'uyu n'umwe ibaho Imana itatwiterura. Nta musozi n'umwe ubaho Imana itaterura. Nta n'ikigerezo n'iki na kimwe Imana itarangiza. Ngo birahinduka. Cyari igihe Abayuda bari basabwe, Bibiliya ivuze ikintu gikomeye, ngo bari bahaye iminsi 5 ngo ko bagomba kwicwa. Ngo nuko muri ako kanya ndagira ngo nkubwire ngo kandi numva amanuriye ubuzima bwawe. Uyu Morodekayi Mana we yakoze igikorwa ngo ubwo Bigitani ndetse na Tereshi abarinzi b'umwami ngo bari bagiye kwica umwami. Uyu Morodekayi ngaburira umwami
aravuga ngo dore bakugambaniye bashaka gukwica. Biravuze nuko ngo muri ako kanya Morodekayi ngakimara guburira umwami ngo barabyandika, bakimara kubyandika ngo bamureka baragenda. Reka nkubwire mama, reka nkubwire papa, mushiki wanje tega amatwi, ni wowe Imana intumyeho. Murumuna wanje, mukuru wanje, wowe unasa amatwi, ni wowe Imana intumyeho. Hari imirimo wakoze Imana irayandika, ariko ni wegeze uyihemberwa. Ndagira ngo mbwire ngo buri kantu kose wakoze Imana yarakanditse. Reka nukuri kuyamamaga ikintu cyanditswe na Big nikijya gisibangana. Bibiliya ivuze ikintu gikomeye ngo nuko bandika imirimo Morodekayi amaze gukorera umwami nibabimuhembera. Ngasubiye ku irembo ry'ubwami ngo bamusanga baramubwira ngo kwaburiye umwami ko nakirira guhaye. Aravuga ngo nubwo nta kintu yabaye, ariko igihe kimwe abazankomokaho iranyandika izabagarukaho, icya kabiri nitabagarukaho ubwoko bwanjye zaburengera. Mirimo wakoze harahana Imana yayanditse. Nubwo wayikoze ubona ko isuzuguritse, ariko harahana Imana yanditse. Mu gitabo cy'imirimo ndagira ngo nkubwire ngo urimo. Mu gitabo cyo kwihangana ndagira ngo nkubwire ngo urimo. Kandi before the worst domain 4 Yakobo aranditse igice cya mbere 12 aravuze ngo wahirwa umuntu wihanganira imugerageza, ngo kuko namara kugeragezwa uyu muntu aravuze ngo azemerwa, kandi namara kwemerwa ngazambika ikamba ry'ubugingo. Ariko Imana yambwiye ngo bigiye guhinduka kuko wihanganye. Biravuze ngo nuko igihe kiragera ngo bari bahaye iminsi 5 nibwo isomye ibice byaho 4 murongo wa 14 ndumva nibwo Morodekayi yanditse Esiteri aramubwira ngo uzishima ku bantu usigaye uri umuyudakazi, ku bwoko bw'iwanyu tugiye gutaha, ko batugambaniye nahita arastifo mando ya sika tutaya benefo. Aravuga ngo ariko reka nkubwire nawe utadufasha nta kizabuza abayuda gutabara. Ngo Esiteri abyumvishe ngahita yohereza ubutumwa kuri Morodekayi aramubwira ngo higa abayuda bose, nanjye ngiye gufata abasha twambara ibigunira dusenga amasengesho. Nababwenga amasengesho afunga amarembo y'ikuzimu, nababwenga amasengesho ajya abasha gufungura ijuru. Amasengesho n'abamarayika nta burenganzira, hari ibintu bibiri byihuta kurusha ibindi, amasengesho ndetse n'igikorwa cy'urukundo. Ibyo bintu n'abamarayika ntibajya babitangira, biragenda bikagiraho Imana ituye, nta burenganzira bifiteho. Birambwa ngo nuko muri ako kanya ngo barasenga ngo bahatabaza Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo ijuru riratabara, ariko ritabara umuntu watabaje. Pelasti for the was mana domestic for mando yasika enesta soma. Biravuze ngo nuko muri ako kanya ndafashwe gabi, ngo nuko muri ako kanya barasenga ngo bagira ngo basenga ngo ku munsi wa gatatu ngo umwami aryamya buri bitotsi. Mana yace narimvuze ngo Imana ibuze ibitotsi, umuntu gufite urufunguzo rw'umugisha wawe Imana igira ibintu bibuze ibitotsi. Ngo umwami abuze ibitotsi ngatomuza igitabo cy'ubucurabwenge. Imana irambura igitabo cy'imirimo, Imana irambura igitabo cyo kwihangana, Imana ibirambure nisanga amazina yawe birayitera kuza gukora. Ngo bakimusomera izi nkuru ngo basanga Morodekayi ko yaburiye umwami. Bibiliya ivuze ikintu gikomeye, Pelasti for the was mana domestic for. Ngo bace kirambura ngo bagisoma izi nkuru ngo basanga Morodekayi ko yaburiye umwami. Umwami arabaza ngo hari ishimwe mwamuhaye, hari icyubahiro mwamuhaye? Yabwiye abahereza be baramubwira ngo ntacyo twamuhaye, nta na kimwe yahawe. Ngo nuko hanze umugabo witwa Hamani yaravuye gushinga igiti. Ndafashe ubundi urusaku rw'abakuvuga ni ifirimbi guhamagariza Imana kuza kugutabara. Ndaguhanuriye urusaku rw'abakuvuga nsubiremo, ni ifirimbi guhamagariza Imana kuza kugutabara. Reka mbabwire ibintu bitatu. Abusalomu atariyamamaza ntago Salomo yari kuba umwami. Kabiri, Penina atarashinyagurira Hanani yari byare Samweli. Gatatu, Hamani atarabaza igiti nka gishinga ntago Morodekayi yari gutabarwa. Ngo yaravuye ku gushinga igiti ngaciva ku gishinga. Umwami arabaza ngo ninde uri mu rugo, baramusubiza ngo ni Hamani. Umwami atanga itegeko aravuga ngo mubwire Hamani yinjire. Ngo Hamani acinjira, narindi jambo umwami yamubwiye, yambwiye ngo umwami akunze kuba hamugenzereza bate. Undi arabwira ngo nta wundi mu bisonga hano ubwami
ndatambuka ingofero bakazikuramo imitwe bakayishinga ndetse n'umwami nenda kumurusha icyubahiro kandi ari utuyoboye ngo yitaka ibyiza aravuga ngo icyambere bafata impeta ngo bakayambika uwo muntu icya kabiri kandi bafata ikanzu nziza bakayambika uwo muntu icya gatatu kandi bafata ikintu bita ikamba bakaryambika uwo muntu icya kane bafata ifarashi bakayiterekaho uwo muntu icya gatanu ngo bagashaka umuntu ukuriye abandi mu ngabo z'ibwami ngagatambagiza uwo muntu ngagenda muririmbira ngo dore umwami akuze kubaha dore uko bazajya bamugenza umva ubuhanuzi uyu mwaka Imana iguteguriye ameza imbere y'abanzi bawe Imana igutabariye aho waburiye agaciro Imana iguhereye agaciro ndafashijwe we mbonye Imana igutambagiza niwe Mana before the manga mando ya sika tutaya birifa nuko birita bigaragaza nje niko numva Morodekayi ntago bari kumwambika ino myenda atabanje kujya koga ikindi kandi ndagira ngo mbabwire ngo Morodekayi yari umusirikare kuko ntago warinda ibwami na nyenyeri ufite ntago warinda ibwami yabaga ku irembo ibwami yari umuntu ukomeye penalty for the was ariko icyubahiro kiba gishyira hasi aho gazamura icyubahiro cy'Imana kuko hari uwo yari yaramenye ndagira ngo mbwe ngo nta rwego wagera utakenera Imana icyo waba utunze cyose icyo waba uri cyo udafite Kristo ntacyo uri cyo ibyo bigereranywa na yanzu Yesu yavuze muri Matayo ndumva 21:7 nako Matayo 7:24 ngo inzu yo ku musenyi ndetse n'inzu yo kukiyo ku rutare hari abantu bubatse inzu ku rutare nabo zubatse ku musenyi abantu bubatse inzu ku musenyi abantu badafite Kristo abantu bubatse inzu ku rutare n'abantu bafite Kristo muri bo bombatanye na Kristo babana na Kristo bahishirwa na Kristo hanyuma ndeka twikomereza numva nyine baramujyanye muri dushe akabanza koga ariko mu koga kuko ijuru ryari ryamwibutse hari amagambo 3 yavuze nje niko mbyumva cyavuze ngo Hamani we umaze igihe ungenza no kankwereke ko umwami nkorera ari hejuru y'amaboko yawe reka nkwereke ko umwami nkorera ari hejuru y'amaboko yawe ndetse n'abagenzi bawe aravuga ngo noneho ngendagira ngo nambagize ikintu cya mbere uracisha hirya kwa Kararisa yihangane siwe mvuze n'urugero nanze ugenda umubwire ngo dore umwami akunze kubaha ndagira ngo mubwire ngo uyu muntu yari yaranyuze kuri Morodekayi imvura imiragwa ubujojoba burimo burajojoba ngo Morodekayi ukajya kumukingurira ngamwitejeje muganga ariko igihe cyose nzaza uba ari wowe unyingurira haba mu mvura icya kabiri aramubwira ngo kandi uncishe kwa Manweri aherutse no kuntera umugeri Manweri ninjye wivuga nta wundi mvuze ninjyewe ninjye witanzeho urugero ngo hanyuma munyihangane ni urugero ndi gutanga nje niko mbyumva nawe ufite uko byumva ngo hanyuma ndagira ngo mbwire ngo Manweri ubwo izuba ryari ryinshi ngo yamugeze haramwitegereza aramugata ariko Morodekayi we koko irembo ribaye ryawe uzarivaho ryari kuzuba ngibyo bintu biraba ngo nuko gatatu reka tugende ngo nuko reka nivugire bihoye unyihanganira aho uri hose ntago ari we mvuze ahubwo n'urugero nanze ngo nanone bihoye yari yamunyuzeho ngamunyuraho ari mu gitondo cyo mu museso ngaramukomangira Morodekayi arabyuka aravuga ngo mumbeho ndetse no mu mibuhu ni wowe ukingura before the was ngiye gusenga kandi ngo nuka ahita abwira Hamani avuga ngo abantu banambagezeho ariko Mana we Mana urusaku rw'abakuvuga ni ifirimbi guhamagariza Imana kugutabara ngo nuko Hamani yumvira itegeko ry'Imana nawe ujye wumvira itegeko ry'Imana erega nago Heserusi yategetse ari we witegekeye ahubwo ni Imana yakuri muri Heserusi ngo nuko muri ako kanya Morodekayi baramutambagiza ngo bagenda bavuga ngo dore umwami akunze kubaha isi yose irabimenya nagira ngo mbwire ngo ikibazo wari urimo Imana igutabaye cyari kukwica cyari cyamaze kukugeraho icyari kukwica cyari cyabonetse Imana iragutabaye kandi mu kugutabara birahindutse iragutambagije barabimenye bameze nk'indagara ziri mu mazi igutabariye aho wasebeye umva aho ngendeye ngo uyu mwami ngakimara kubibona ngataha afite agahinda ngakimara gutaha afite agahinda ngasanga umugore we Tereshi ndetse n'inshuti z'umugore we ngazisanga mu rugo ngazitekerereza ibya Morodekayi Mana domene Stifo ngakimara kubatekereza ibya Morodekayi ngo umugore aramuga ngo ko numva utangiye gucogorora uwo muntu nimba ari umuyuda
no kumugwa imbere uzagumugwa imbere. Reka nkubwire, hari ibintu byari bikwasamiye, hari ibintu byaguhigaga, Imana ivuganye nanjye. Uyu mwaka bigiye kukugwa imbere, ibyo wabonaga ari imisozi bigiye kukugwa imbere, ibyo wabonaga biremereye, ibyo wabonaga ukabona nanzira bikuguye imbere, kuko Imana yambwiye ngo bigiye guhinduka, si bya bindi. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom. Mana nziza, Imana ikomeye, geri kasikasi ndetse n'ikosikose, gabanya umubare warimbuka, wongere umubare wakizwa, kandi ugwize ijambo ryawe mu bantu bawe, kandi nyiringabo Imana bomatane nawe bakumenye. Kukumenya ni kimwe, no kugukorera ni kimwe, no kumenya ni ikindi. Kuba gusenga ni kimwe, no komatana nawe ni ikindi. Bomatane nawe. Urakoze kubyumvishira mu izina ryawe Yesu, amen. Ukeneye ko dusengana, nomero ni 078 30 6 2 210 078 30 6 2 210 078 30 6 2 210. Imana ibamere umugisha. Shalom. Amen.